buretse kugenda gatoya mbigisha uburyo wakitekera ipilawu yawe do. Idrifit riregereje, ilayidi riregereje, niba udafite aho uzajya kuvumba egera hino nkwigisha uko uzitekera ipilawu yawe imeze gutyo, isa neza gutyo, idafata idatemye. So nge rero nari gukoresha inyama nk'imboga, nahise mfata inyama zanjye nzikatamo gutyo. So hano nari nkwiye inyama zanjye muri freezer, manza kuzishyira mu mazi kugira ngo barafu ishiremo. Nuko nguko rero barafu yari imaze gushiramo, ahita mfata za nyama nzikataguramo uduce duto nka gutyo, muri kugenda mbibereka duto duto. So izi nyama nakoresheje, wakoresha iroti, njye ariko nakoresheje injari. Nawe ni injari nta kibazo, nuko nari nabuze iroti nkavuga ati reka nikoreshereze injari. Nuko nguko naradukataguye gutyo rero uduce duto duto. Nahise mfata inyama zanjye ndazimarinatinga, nakoresheje black pepper. Hanyuma yo gushyiramo black pepper nahise nshyiramo curry powder. So ufite n'izindi spices zawe wifuza wazishyiramo, ngiye ndi kubereka ibyo nakoresheje black pepper, ndangije nshyiramo curry powder. Maze gushyiramo curry powder nahise nshyiramo maggi, nasizemo udukube dutatu. Ndangije nahise nshyiramo agasoya sauce gakeya gutyo mwabibonaga. Ndangije ndabivanga neza ku buryo byose nyine biri bigerewe. Maze kubivanga neza nahise mbishyira muri frigo iminota 30. Nahise njya gutegura umuceri, ahubwo nari njya gutegura ibyo ni bukoreshe mu muceri wanjye. Kubera nari ngiye guteka jollof rice cyangwa umuceri w'ipilawu, nahise nkatagura ibyo bitunguru. Nagomba gukoreshamo igitunguru gihagije nkuko muri kubibona. Unani gukata ibitunguru ngiye gukoresha. Mfata isafuriya yanjye nshyiramo amavuta nagomba gutekesha umuceri. Nguko maze gushyiramo amavuta ahagije bitewe n'umuceri nari ngiye guteka ungana, nahise nshyiramo bya bitunguru. Ntegereza ko ibitunguru bishya kugira ngo nshyiramo na zina puwaro. Ibitunguru byanjye bimaze gushya nahise nshyiramo na za puwaro. Ndangije ntangira gutegura inyanya mu gihe ntegereje ko ibitunguru byanjye bishya nyine bigafata akanya uko nabishakaga. Nuko nguko rero ngiye nteka umuceri, nawe uzawugerageze uzatubwira hano byari bimaze gushya. Ndangije ndavuga ati reka nshyiremo na za nyanya nazo zishya. Inyanya zanjye zimaze gushya nahise nshyiramo za seleri. Ndangije nazo ndakomeza ndavanga. Nahise nshyiramo na seste tomate nayo ndabivanga. Uyu muceri uzawugerageze hanyuma uzatubwire uko umeze. So uyu muceri ngiye nkunda kuwuteka, uranyorohera kandi uburyoshye, kandi no kuwuteka nta bintu bigoranye birimo. So natetse bimaze gushya nahise mbishyira hano muri bole ku ruhande kuko nagombaga kugenda nkabiblendinga kuko njye nashaka ko umuceri wanjye uza gushya nta bintu
b'imboga bigaragara birimo, so nahise mbishyira ku ruhande muri bowl, ndagenda ndabiblendinga. Muranyihanganira ntabwo nafashe video ndi kubiblendinga, ariko nabiblendinze, maze kubiblendinga ndabigarurira mbishyira muri iyo safuriya. So I have lost some footage, so nari maze kuwushyiramo, hano namaze kuri blendinga, so nahise nshyiramo n'amazi yabize. So hano ibyo nakoze behind the camera, nahise mfata bya bintu nari maze ku blendinga, nshyiramo black pepper, nshyiramo pilau masala, nshyiramo curry powder, nshyiramo na Maggi cubes, ndangije ndabipfundikira. Hano nari nibagiye gushyiramo bay leaves, so nahise nshyiramo na bay leaves, nshyiramo n'amazi yabize muri keto nk'uko mwabibonye, mpita mbipfundikira ntegereza ko umuceri wanjye ushya. Nawutetse ku kariro gake cyane nk'uko muri kubibona. Nahise ntangira gutegura ibyo nari bukoreshe muri za nyama twari twamarinetinze. Nahise mvuga ati okay, nazo reka hite nziteka. Ubwo urumva hano 30 minutes yari irangiye. Nahise nkata pavlo, nakase red, yellow hamwe na green, nkata na oignon blanc. So ndangije mpita nsekura na tungurusumu, nibyo nari buze gukoresha muri za nyama. Maze gutegura ibirungo byanjye, nahise mfata ipanu nshyiraho amavuta makeya. Ipanu nari bikoresha izo zari za nyama nari nzikuye muri frigo, zari zimazemo 30 minutes nk'uko twari twabivuze. Ku panu yanjye nashyizeho amavuta make gutyo muri kuyabona angana. Ndangije nshyiramo za nyama, mera nkaho nzikaranze, ariko kubera ko twavuta twari duke nagomba kuzishyiraho zigahishwa n'umwuka hamwe n'aya mavuta nari ngiye gushyiramo. Inyama zanjye nahise nzipfundikira, hano zari zigeze hagati, nuko nguko zari zimeze, zari zirimo zirashya. Nkagenda mpindura, ndaziteka amaka y'amazi ashizemo, hagasigaramo amavuta nyine zikamera nkaho zikawushije ariko mu tuvuta dukeya. Nahise nkura inyama ku panu, nshyiramo za mboga, inyama nari nazikuyeho nazisize ku ruhande. Ndangije mfata za mboga nazo nzicisha kuri ya panu, nuko nguko byari bimeze. Nahise mfata soya sauce, nshyiramo na za tungurusumu nari nasekuye. Maze gushyiramo za tungurusumu, nahise nshyiramo n'indimu ya citron nayo nyikamuramo, nshyiramo n'utuzi dukeya, nibyo nari buze gukoresha nk'isosi yanjye, nibyo nari buze gukoresha, nta yindi sosi nari buze gukoresha. Utwo tuzi n'iyo soya sauce iri dark, ngashyiramo na citron hamwe n'amazi make. So ibingibi uzajya ubiteka biri ku kariro gakeya, ku buryo ibyo bitunguru bijyanye n'amapavuro yawe bimera nkaho bihishijwe n'umwuka.
noneho byari bimeze nk'aho bimaze gushya, mbona byageze ku kigero nifuzagaho, nahise mfata za nyama nari nasize ku ruhande nazo nzifata nzishyiramo ndabivanga. Murabona ko rwose ni ibintu byoroshye, nta bintu birenze twegeze dukoresha, nuko nguko nabikoze. kandi izi nyama ziba ziryoshye, izi mboga ziba ziryoshye, ushobora no kutazifatisha umuceri ugakora nka mashed potato, ugakora ibindi bintu byose wifuza ukabirya. Umva izi nyama gusa ndazigutuye, nizo za mbere ziryoha kandi nyine ziba zifite n'intungamubiri. Inyama zanjye hano zari zihiye, nari ngiye kwarura maze ngo ndye. Nuko nguko wa muceri twari twatetse wari umeze, wasaga neza, wari uryoshye. Murabona namwe ukuntu usa, umva wari uryoshye. Ibi ngibi nawe wabyikorera mu rugo, ugatekera abantu baba mu rugo, ugahindura. Si ngombwa ngo buri gihe ujye uteka umuceri w'amazi cyangwa umuceri urimo karoti, ushobora kuzaza ugenda uhindura kugira ibiryo nyine ugenda uhindura. Buriya uteguye ibiryo ukagenda uhindura, n'abantu babirya bagiramo kapeta ukuntu, bagahora bifuza nyine ati si uyu munsi yateguye iki, uyu munsi aradutekera iki. So nuko ku muceri wanjye wasaga neza kandi wari uryoshye. Uzabigerageza uri mu rugo maze uzana tubwira ati uyu muceri wari umeze gute. So nahise narura za nyama nizo nagomba gushyiraho, nazo nzishyiraho. Finally, this was the food. See the food. The food was really nice, was good. The taste was nyine byari yummy, byari biryoshye. kandi nahise nshyiraho avoka, mfata na ji yanjye ndangije nanywa. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe kuri channel yanjye maze njye nkwigisha utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Just it is simply and our content will be simple. Nta bintu byo gukomeza ubuzima hano, tuzajya dukora content zacu mu buryo bworoshye kandi buri simple, umuntu wese yabasha kwikora mu rugo. So thank you for watching. Just subscribe to my YouTube channel.